ugushaka kuvuga ko injangwe ari inde imbeba ari inde ishobora kuba njye cyangwa wowe ariko njye binshobokeye aka kanya nakurimbura ndakwanga ariko njyewe uzi ko ngukunda noneho natekerezaga ko inzara yakwishe niyo mpamvu nagukoreye kano ka juice numvaga uyu munsi nshaka kukwitaho birenze juice yego ni juice naguteguriye njyewe c'est moi ko mbona ugiye kure juice niwe wayikoze njye wayikoze se ko uri kubibazaho cyane wabigezeho ikibazo ushaka kuyiryoshye iraryoshye numva nagutegurira juice itaryoshye harya ngo niwe wayikoze njye wayikoze ahubwo iyo unywe urebe ko byibuze wayambuka uzi ukuntu numvaga inzara yakwisha se kutanywa uri gutekereza ibiki se kubera iki hafi umva njyewe mbabarira nta n'ikintu uzongera kumbwira ni gute njyewe nifata umwanya wanjye nkagukorera juice warangiza ukayimena ubu sinyeretse iki Nadia mbabarira Brando ngwino hano genda ubwire mudage muze hano gira vuba kandi ntunyereze ndagira ngo mbabaze ni gute mwambeshe ko Roman mwamwishe kandi nka mfite amakuru yizewe afitiwe n'ibimenyetso ubundi ko ndeba hatokombeye habaye iki se ikitarabaye n'igiki ko mwambeshe ko mwamwishe kandi nka mfite amakuru yizewe ko ari muzima ndetse naho ari ndahazi ko ayo makuru wayakuye he ngo iki ayo makuru yahabwa nande kare kuguha amakuru njye konzi yuko twamubirinduye icyo twabuze ari umurambo reka mbabwire rero mbabwize n'ukuri kuzuye sibyo kuzuye dushaka kugira ngo tumenye aho duhere niye peruse muranze cyangwa ntabwo munzi uri mukuru wanjye mfite iperereza rihagije mfite n'amakuru yuzuye impamvu mbivuga nuko mbizi none muri kugumya kumbeshya murambeshya kandi njye mfite amakuru nyine twaramubirinduye yahabwa nande ngwiki reka mbabwire mushobora kumbwiza ukuri mushobora kumbwiza ukuri ni inkoni mushobora kumbwiza ukuri cyangwa ntabwo kumenya nuko kurenza uko tuba twakubwiye ntabwo mushobora kumbwira ahantu Roman ari cyangwa ntaho muzi kuko njyewe mfite amakuru mumbwiza ukuri kuko njyewe nanateguye gahunda munyishyira gahunda kandi mwari mufite uburenganzira bwose n'ibikoresho byose nayibahaye n'ibyo mwasa byose nayibahaye gahunda yose twashyize ku murongo ni gute rero wowe umbeshye ntabwo nakubeshye kuko ibyo nakubwiye nuko ahubwo wowe niba hari andi makuru wamenye tubwire wabimenye ute iyo munyitegereje mubona ndi umwana se ku buryo ntamenya amakuru ntabwo uri umwana ntamenya amakuru ariko natwe ntabwo uko turi ntabwo tuyobewe ibyo twakabaye mwana mutuze njyewe reka mbabwire njyewe mbafite amakuru yuzuye reka nze mbaha amakuru njyewe Roman nzaho ari ni muzima akadomo nyuma yo kumenya ko ari muzima ikindi mwongeraho n'iki ni muzima ndabizi ngenze gukora iperereza rihagije amakuru ndayafite yuzuye cyangwa se nyuma yo kuburaho umurambo ugiye sohoje umuntu ari muzima njyewe icyo mbabwiye cyo ni uko amakuru nyafite kandi gusa byo yari afite ibikomere biri gukira wumve ko amakuru nyafite yenda hari icyo mwakoze gitoya ariko kidafite intego y'icyo twashaka kugeraho sibyo iyo makuru ndafite aho ari n'ibikomere biri gukira ahubwo ese dukora iki rero dukora iki niba hari kandi murabona niba twarasize ameze nk'uwapfuye nako yapfuye nyuma uwo ukaza kumubona ari muzima ubwo icyo ni ikibazo gikomeye murabona bitari butugireho ingaruka ahubwo turebe turakora iki dushaka umva rero mbabwire njyewe mfite uburyo bwo gukoresha burenze ubu bubiri sibyo
namwe icyo mugomba gukora waba utubwira se cyangwa mwitonde mwitonze namwe icyo mugomba gukora bariya bene Rutagarama hari icyo namwe mugomba gukora kugira ngo mu minsi ibiri sibyo muri iyi minsi ibiri kugira ngo hatagira ikibazo gishobora kuvuka ngo bamenye niba bamuginga ariko mwabyumvise ubwo bivuze ngo umwe agiye guca ukwe undi acukwe hanyuma duhuriremo hagati duhanahana amakuru ibyo byose mugomba kubikora kandi mu buryo bwihuse kugira ngo hatagira bitarenze iminsi ngahe ibiri ahubwo ndagira ngo mbasabe sibyo mubikore vuba vuba hatagira ikibazo gishobora kuvuga murabizi ibyo twari twakoze ukuntu byaba biremereye twibeshye aho twari tugiye kubashyira nitwe tugomba kugira gute kuhajya mugire vuba vuba rero mumpamagarire wa mukobwa wanjye bita Pome mugire vuba vuba mumushake vuba mugire vuba mwihute Nadia nashatse kukugirira impuhwe ariko nyine urabinyeretse sibyo Nadia reka tuvugane ubwo se urambwira iki iyi juice nagomba kuyimena wagomba kuyimena gute kubera iki iyi juice nagomba kuyimena why how ni icyo utinya kumbwira izi mpamvu iyi juice nyimennye ndakumva ni uko wambeshye jewe yes gukora juice ntishobora guca munsi y'iminota 30 wowe umaze iminota 30 ugeze mu rugo kuko uza nakubonye uri kunyumva neza ndakumva none uri kumbeshya ngo waje utegura imbuto ukora juice urayinzanira bihura n'iminota 30 n'ubundi ntabwo bishoboka wambeshye no mpamvu umenye iyi juice nanjye nakifuza kunywa juice wakoze seriously nanjye nakifuza kunywa juice wakoze really ndabyifuza cyane ariko ingi nyimenye kubera ko wambeshye biba bishimishije kandi ni ibintu bidasanzwe kuba umuntu yafata umwanya agakora ikintu kugira ngo akiguhereze uwo muntu aba aguha agaciro ndetse uwo mwanya yafasha aba ari umwanya w'agaciro rero icyo kintu ndacyifuza ariko wambeshye uvugisha ukuri juice niwe wayikoze kandi mbwiza ukuri juice yari ihari ndabizi yari ihari mu rugo mvuye mu rugo mu kanya rero juice yari ihari none uri kumwe wayikoze mbwiza ukuri ni njye wayikoze Nadia kankubwira ikintu kimwe rero ugomba no kumenya ushobora gukora ikintu ubeshya wabeshya cya kintu kigateza ibibazo utabasha gukemura so kubeshya ntabwo ari byiza mbwiza ukuri uvugisha ukuri juice niwe wayikoze njye wayikoze no uracyakumenya kubeshya kandi kubeshya ntabwo ari byiza uracyakumenya kubeshya kandi kubeshya nakubwiye ko ushobora kubeshya ikintu kandi icyo kintu ubeshya kigateza ibibazo utabasha gukemura cyangwa ukicuza impamvu wakoze icyo kintu tangira wige kujya uvugisha ukuri kuri buri kantu nubwo kaba gatari ko kantu kakavugishaho iki kakavugishaho ukuri ngaho mbwiza ukuri iyi juice niwe wayikoze cyangwa ntabwo ari wayikoze ngambwira rero mbwira ukuri kandi ntukabeshye umva ko kubeshya atari byiza n'ubundi ntawe uhisha ubahishaho kamubwiza ukuri iyo juice ntabwo ari njyewe wayikoze ntabwo ari wayikoze thank you nuko ko noneho uvugishije ukuri ntabwo nakomeza kukubeshya rero utaha uzambwiza ukuri kandi ndabyifuza kuzanywa juice wakoze ahubwo why not na nimwe utayikora cyane ejo ahubwo ntifate igihe kinini siyo nta kibazo nzayigukora thank you koze kumbwiza ukuri ese Dadidi urabona igihe kitari kudufata reba iminsi ishize tubuze umuvandimwe ni myinshi kwezi kwarashize kuranarenga rero ni ikibazo gikomeye pe njyewe ubwanjye bimaze kundenga ku buryo kugeza ubu ngubu mfite ubwoba yuko Roman ashobora kuba yaragiriwe nabi mfite ubwoba ko ashobora kuba yaragiriwe nabi pe sinzi ikintu umuntu ari bukore bimaze kundenga ariko narabikubwiye ubica amazi ubyibuke shami nta kirarenga
kuko kugeza igihe tutarabona umurambo wa Roman katwizere ko akiri muzima two kwita ku magambo iriya mbwebwe kazi ngo ni home yatubwiye. ariko se Dadi ukeka ko abapfuye bose ariko imirambo yabo iboneka? umva Shami, uko wangayikiye musaza wawe nanjye birampangayikishije. none ko ari we mukuru tubigenze dute? Umva nkubwire mwana, kuri iyi nshuro ndarakaye ku rwego udashobora kubyumvaho. Ndarakaye ku buryo ngiye gukora ikintu bita skandale. Skandali? Umva nkubwire Shami, uriya musenzi ngo ni munyepero, abe yaragize ikintu kibi akorera Roman cyangwa se abe yaramucitse akirwanaho. Kuri iyi nshuro ndamumerera nabi kuko ikigaragara cyo nuko uriya murezi ngo ni munyepero ashobora kumena amaraso y'umwe muri twe. arayamena kangahe se Dadi? ndagira ngo rero nk'uko twatumaze kubivugana, yego mbabwiye ngo mumpamagarire umukobwa wanjye aze hano, ni imwe muri purani ngiye kubereka cyangwa se mu mushinga nateguye neza y'ibyo tugomba gukora nyuma y'uko nabira bimaze gufeyaringa muzi cyane cyo mwabaswa turabizi. ngaho rero umukobwa wanjye nyereka ni gute tugiye kubikora. Dadi, urabizi dufite gahunda yo kubaka uruganda rushya. Hari kugura ubutaka hakaba no kurwubaka. Rero ikintu numva twakorera Musa, yagura ubwo butaka twebwe tukazabwubaka. Yagura ubutaka twebwe tukazubaka urwo ruganda. Tubwubaka? Ko numva se kubaka ahubwo ari byo byaba bigoye. Urumva tugiye kubaka ataba naduhenze? Mudage tuza ntabwo bizigera bibaho. mukurikira amakuru gahunda irahari. Yego rata mukobwa bereke ariko harya nimwambwiye ko nyiri buriya butaka yapfuye ra? Yego niko bimeze. Nyiri buriya butaka yarapfuye, yari afite ideni banki. Musa azagura ubutaka burimo ideni rya banki. amafaranga yaguze ubwo butaka niyo azaba nawe yagujije muri banki. Yego bivuze ngo igihe runaka kizagera kubera nyiri bwa butaka yapfuye, banki kandi ikenera amafaranga yabwo. Nteze amatwi. Banki nimara gukenera amafaranga yabwo izaza guteza cyamunara bwa butaka. Kandi Musa nawe yabuguze yaragujije banki. Bivuze ngo ubwo butaka Musa nibwo yaguze kandi burimo ideni rya banki. uzi ko Musa burya nawe agiye kwaka amafaranga muri banki, mwari mubizi, kugira ngo agure bwa butaka. ubwo ngubwo burimo umwenda wa banki kuri abo bapfuye. wa muntu wagize gute? Ako kantu urumva kuntu kazaba ari sawa. Musa azaza agure bwa butaka yaragujije banki. Nagura bwa butaka banki nayo iziteze cyamunara. Bivuze ngo Musa azahomba ibintu bibiri. Azahomba ubutaka, ahombe amafaranga yagujije banki. Cya kabiri urumva icyo byo ni ibintu bibiri ngubwiye guhomba ubutaka no guhomba amafaranga yatse banki yaguje noneho we bizamucanga atekereze no kuba yakishyura ya banki. Ese ubwo banki yayishyura ate? Ni hamwe ubwo ni hamwe twe tuzamwegera azaba akeneye ubufasha bundi muri make tukamwegera tukamwereka ko akwiriye kugurisha iyo migabane. kutugurisha ayitugurisha tuzamubwiye ayitugurisha noneho ibe iyacu. ubwo niko ndi kubyumva. Nibyo ariko noneho tumuha amafaranga yo kwishyura iki ideni rya banki, ya migabane tuyegukane. Ya migabane izaba ibaye iyacu. Ariko uzi ubwenge uzi akenge Dadi. Gahunda ni uko iteye. Musa nitumara kumurundura tuzasigara twidedera. Ariko urategura uyu mukobwa nategura. ubwo bivuze ngo n'igitsisino aragishorera diro dani. umva nkubwire Shami, uriya muryango uri kumatira kurambura ibiganza byanjye.
uri kubyutsa urwango n'umujinya mbafitiye. Ibyo bakoze bigiye gutera ikibazo gikomeye mu muryango wabo, ndetse no kumena amaraso bishobora kuzamo, kubera ko mbafitiye urwango rumwe rudashoboka, umuntu wese adashobora kumva. Kugereza iyi nshuro rero ndamena amaraso mu muryango Dadidi, wabo. wowe uribiraho. Dadidi, uramenya udahubuka ugakora ibidakorwa kuko n'umuvandimwe ahari ntiyakubabarira. Umva nkubwire, data arihe, Roman arihe, njyewe icyo nkeneye ni ukumekinga sure, uri kunyumva neza, ni ukumekinga sure ko Munyeperu yagize uruhare mu kubura kwa Roman. Ibyo nimara kubimenya neza n'amaso yanjye n'ubwenge bwanjye, ndatangira guhonyora icyo mwita amategeko, ndayakandagira nyagendeho, nyagira ubushwange. Dadidi, muvandimwe witonda utadobya ibintu. Mba rero nkubwire Shami, iyi misiyo turiho ni njyewe uyihagarariye. Bivuze ngo Roman yaba ari muzima yaba atari muzima, yaba hari ikintu bamukozeho, ejo mu gitondo bazabona umurambo w'umwe muri bo, kandi ntabwo bazigera bamenya uburyo byakozwe, kuko nzabikorana ubwenge bumwe bushoboka bwose. Gukaraba amaraso oya Dadidi, utazazana icyasha mu muryango wacu uko twatojwe. Ibintu byo kumena amaraso ngiye kubitangira, kandi wigira impungenge, nibinamenyekana bizaryozwa njyewe, nta cyasha kizaza ku muryango wanjye. Ibyo bintu bizaryozwa njye ku giti cyanjye. Mwigira ikibazo rero. Dadidi, ndakubujije, ndi mushiki wawe nuko ndi muto. Shami, ntabwo nzicara ngo ndebere bagenda bakuramo umwe umwe ngo ni amategeko. Ikibazo cyawe ni uko utanyumva. Oya, ntabwo nzicara. Ni uko utanyumva cyane uko ndi muto. Ariko ubundi ubu muvandimwe Roman ariye ko umusaza wanjye aba nk'umusazi. Gabanya imiteto Shami, gabanya imiteto aho ngaho. Ubu ngiye kwibonana, cecekaho, ubu ngiye kwibonanira na Munyeperu amaso ku maso. Ibyo ari bumbwire nibyo biri bumwe umwanzuro w'icyo ndi bukora. Ndabona washizemo n'agakoni. Rero muzengurukire umbwire iki? Njye nawe ndaje ngo tugirane ibiganiro nk'abantu b'abagabo. Ibiganiro cy'ingirana nawe, ibiganiro byanjye nawe urabizi neza ko tutajya twumvikana. Ubu ni nk'injangwe n'imbeba. ubu ushaka kuvuga ko injangwe ari inde, imbeba ari inde? Ishobora kuba njye cyangwa wowe, ariko njye binshobokeye aka kanya nakurimbura, nakurimbura. Ndakwanga. Ariko njyewe uzi ko ngukunda noneho. Ubwo uzi ko ngukunda. Ndakwanga. Yewe mbishoboye nahita nkushyiraho washyize data wa rusaza we. Ariko sha uzi ko buryo wakuze wamaze kumenya kumukasha. Njye namenye kumuka. Wamenye